Mwongeye kwirirwa abateze amatwi BOB TV, aka ni ka kanya tuba twaguteguriye tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uno munsi naguteguriye inkuru ya Ngunda. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yari igisahiranda. Uko yaryaga nako yahingaga rubona yose agakubitaho na musasu. Iyo nayo yari isambu ye, ndetse n'imisozi y'u Rwanda yari amabimba ya Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo, hariya ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore akaba umukobwa wa Gacumu, arongera ashaka undi akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo, ashakiraho n'abandi bane, bose bashyika 6. Ukuntu Ngunda yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa data bukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo, abwira kwa sebukwe ati munkwikira amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe wa Ngunda bakaba abakungu. Amasuka barayamukwikirira barayamuha ajya guhinga. Twakwibutsa ko uno sebukwe wa Ngunda ni umwe Mirenge ku Ntenyo mujya mwumva wari umukire cyane. Ngunda bamukwikira amasuka agiye guhinga, atangirira mu Rugondo, ahinga Ntenyo yose, abinduka mu Kinyoro kwa Byakuza Cuma. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa gatatu akazamura agafuni. Ngunda amara amasuka yose ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge aboherezamo abatezi. Abatezi bakurira kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane, ariko ubuhinge burabananira. Ngunda yari umukozi w'umunyembaraga n'umurava utangaje. Mirenge abibonye ati uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba akabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano yabo. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama. Bazana imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwizaho ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarebe y'imitsima, bayuzuza ibyibo n'amakangara. Ngunda yararyaga akarusha abazima n'abapfuye. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo naza afungure, maze bamuha amazi arakaraba, bamubisa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati genda uzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye nk'iryoshye. Ubwo ashaka kuvuga ko mbega ntacyo yariye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntaho atereye kandi yadukoreye. None tabaranyuzane akari gasigaye mu mwongere, n'izindi nzoga anywe ahage. Njye icyama ngo yijute irya none ntiyazangarukira hari ahanjye. Kuko uno mugabo rwose nubwo akora ariko ntagasanzwe mu mirire. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzana n'inzoga. Koko rero niho yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka. Yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umunsi umwe, akaba arakonuje. Nuko amaze kurya arasohoka, ariko mu gusohoka asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yari amaze kurya ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba agenda abibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda y'umukwe wabo Ngunda. Icyo cyari igice cya mbere. Igice cya kabiri muzakibona mu nkuru yacu izakurikira. Niyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazajya utangwa n'ibiganiro BOB mba naguteguriye kandi nkabigushyirira kuri ino channel. Murakoze cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.